uyu munsi nabateguriye umuvugo witwa dufite impamvu. Dufite impamvu twibuka, dufite impamvu duhura, dufite impamvu tuvuga, dufite impamvu dukora. Impamvu yacu si urumamfu, impamvu yacu ni ukwibuka. Twibuke twese igihe u Rwanda rwacu rwandaga ku butaka, abanyarwanda bose bazirikana umushumi umwe, intero yabo ari imwe, bagira bati Rwanda rwacu ukwiye kwanda. U Rwanda rw'abanyarwanda ba kanyarwanda barukundaga bose uko bari bose, barukoreraga bose uko bari bose, bizeraga umwami umwe kuko yari umwami wa bose, bari bafite igihugu kimwe kibakwiye bose, igihugu cyabo cyari indahiro, barahanye igihango cyo kurinda inkiko zacyo, nacyo cyarabemereye kuzarera abo bazakibyarira. U Rwanda rwacu rugira ibyago, uwahandi araza araruhanda, aruha amahame, amahame adakwiriye kugira ihame, bagize ngo bayahamye abahanda umutima batangira gutana. Burya gutana ni icyago cyaduteye umunsi bibagirwa, bakibagirwa ihame ry'umukurambere wari warababwiye ko u Rwanda ari urwa kanyarwanda, batangira kuruteramo ko u Rwanda rufite bene rwo, abandi barutuye ari abatutsi baturutse ahandi. Uwo munsi nibwo batekereje gutangira gutemana, batemana batihereye mu mitima yabo, bateranya imbaga, batangiye gutandukanya umuryango. Nta wari ugifite igihango cy'isano basangiye, nta wari ukibuka uwo bagabiranye, nta wari ukiziririza nyirabukwe, ahubwo buri wese yashinze izuru areba yuko isura yaba igaye, abonye ko bikwiriye atereka n'ibya rubanda, maze ari njye nigira rubanda nyamwinshi. Twe dufite impamvu ituma twibuka. Kwibuka kwacu ntabwo ari ikamba nk'umutako, kwibuka kwacu ntabwo ari indirimbo n'ibisigo n'ibisingizo, kwibuka kwacu ntabwo ari amagambo, kwibuka kwacu ntabwo ari urumamfu, ahubwo dufite impamvu twibuka. Kwibuka kwacu ni ibikorwa byiza biduha kuzirikana ngo ejo tutazazima. Kwibuka kwacu ni ibikorwa byiza biduha gukora ngo tuva habi. Kwibuka kwacu ni ibikorwa byiza biturinda kwandagara no kwandagazanya no guhemuka no guhemukirana, biturinda kuva ku kibi ngo ejo tudasubira tukibagirwa ko tukagisubiraho. Ahubwo kwibuka kwacu ni ibiduha kuziririza ngo tuzimure, tuzibe icyuho cy'ikibi cyose kidusanga. Niyo mpamvu mvuga ngo dufite impamvu. Weho uraha n'utaraha dufite impamvu. Cyo ngaho nawe ibuka u Rwanda rwacu. Uturere twose nta karere na kamwe katavugiyemo induru ihiga umututsi, ariko se kandi yari yakoze igihe cyaho. Ngaho nawe ibuka umuborogo waho waruri, naho utekereza abaturutse iyo uhavuze wibuka amazina. Usibye uyu munsi twavuze aha ngaha, buri hose hafite amazina hibuka. Reka ndeke iby'ahandi njye nigarukira aha ngaha. Abayobozi beza uyu munsi muyobora none, murabona amataje mwareba mukabona amarange yaka, mwakebuka hirya mukabona imihanda, mwareba ku mbehe mukabona zisimburwa n'amadongo. Ariko kandi si uko twari twabuze ibyo byose. Urya munsi ndambi byari umujinya ugatura mu mutima ukazamura agahinda mu gahanga k'abahagaze. Nta kindi cyari cyakozwe n'abanyarwanda, ahubwo ni ibitekerezo bibi, ni imiyoborere mibi yari yaje. Maze ibyo byiza aho kubisigasira barabisenya ngo bakunde basuke amaraso, barukaraba nkaba barahaguruka. Icyo ni mukundira ikamba mwambaye ry'ibikorwa byiza, ribabera umutako, muritoza abo mutunze, muritoza abo mukoresha, umurimo wanyu uhinduka umurimo. Uko mwakira ababagana, ariko mubaganiriza ibikwiriye u Rwanda, ariko mubakiriza ibyiza by'u Rwanda, ariko mubatoza gutura u Rwanda, ariko mubabwira muti u Rwanda rwacu ni umusingi udasenya, ahubwo ni umugozi umwe w'abanyarwanda ba kanyarwanda bahisemo kwibuka ngo bazibure ikibi kivi iwacu, maze twimuke icyiza. Bakozi namwe mukora cyane, icyo ni mukundane. Kwibuka kwacu ntibabere gutangira gutana no gutekereza ya mateka yatumye agahinda gatura mu mitima yacu. Ayo naba amapingu twasize, ahubwo dusingira umurunga w'ubumwe. Uwo mukorana ntukamurebe ku isura, ahubwo murebe mu buhanga.
uwo mugendana ntukamurebe kuko asa, ahubwo umurebe intambwe, maze twese twigane udutoza wa mutoza w'ikirenga uhora tubwira yuko ikamba ryiza ridukwiye ari umurimo. Reka mubwire umurimo mwiza kandi ukozwe neza niwo murimbo w'umubiri wawe. Ubuhanga bwawe ntibukabe mu magambo, ahubwo butoza amaboko yawe, maze aho utuye uhageze wese amenye ko hatuye umuhanga. Asanze umuharuro wawe ukeye, uwo wakira umwakiriza ibyiza. Reka nkunde maze uyu mwanya ndebe ibyiza by'uru Rwanda. Nakabaye mvuga iby'agahinda kuko umutima wanjye uragatunze, yemwe nakabaye mvuga iby'umubabaro kuko mbaga ubuhanga mu gahanga. Nakabaye ubuntobora nkatuza amarira, ariko shenge ntabwo umwanya wanjye mbona ugikwiriye kuba kurira. Ahubwo mwese nimwemere igihe twibuka twiyubake. Dore hari ibyiza byinshi byamaje kugaruka i Rwanda, hari abeza benshi bamaje kurutura. Hari impamvu nyinshi zituma uyu munsi twibuka. Kwibuka kwacu ntabwo ari urumamfu, ahubwo nibitubera inzira nziza yo kwibuka. Icyo niba wibuka shyira hamwe na bose, maze kwibuka kwacu bituzurire ku kibi. Ubwo tuzibukire ka kotsi k'amoko, ahubwo dusabike umurunga w'ubumwe. Ubumwe bwacu butubyarira umusaruro wo gusigasira ibyo twagezeho, maze twubake n'ibizaza, bityo u Rwanda rwacu rusheho kwanda. Dore yemwe simbabwira ngo nimushoke gucura mucura amacumu twagura ubutaka, ahubwo ndababwira ngo nimushoke amashuri, maze amashuri yacu atubere impamba yacu tuviremo gutera ishuka ishoti, maze igitondo kijya gutangaza tuzamuke ku musaruro. Ubwo n'abahandi bamenye ko u Rwanda rwacu rurimo kwanda, tutimuye imbago ahubwo twimuye iminsi yo kurubarirwa. Niba twese tugira umunsi twita Rwanda Day mu mahanga, kene munkundiye tuzagire n'umunsi tuzita ngo icyumweru cy'u Rwanda mu mahanga. Uwo munsi u Rwanda rwacu ruzaba imahanga batarubona nka ba Rukaraba nkaba, ahubwo ruzaba imahanga barubona nk'u Rwanda rwuje amata. Niyo mpamvu Perezida wa Repubulika yaduhaye gira inka munyarwanda. Mwese nimubuganize maze tugemurire amahanga, udusanga tumwakiriza ibyiza. Tuvuge u Rwanda rutarimo agahinda, tuvuge u Rwanda rutarimo amarira, tuvuge u Rwanda rutarimo urwangano, tuvuge u Rwanda rw'urukundo, rya tegeko ry'Imana imwe rukumbi ngo nimukunde bagenzi banyu nk'uko nanjye nabakunze. Icyo nicyo mbasabira, ngira ngo mwese niduhuze imbaraga mujye muzirikana impamvu y'inkotanyi cyane. Burya inkotanyi ni ingenzi, inkotanyi ni ubuzima kuko zatubereye umusingi. Basize byose batanga amaraso yabo ngo njye nawe tube turiho none. Icyo nkotanyi nziza turabashima cyane. Polisi mushinzwe gusigasira ibyo bagezeho mukarinda abantu n'ibyawo, muramenye mukumire ugana urwango, ahubwo mugarugana urukundo, maze mutuganirize umusingi wo kureka ikibi, icyiza tugisigasira iwacu. Ubwo kandi sinibagiwe n'abayobozi mwese, muhereye ku isibo mukageza kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbatuye igisigo ngira nti dufite impamvu yo kwibuka. Kwibuka kwacu ni ikamba ritatse ibikorwa byiza, nukora neza uzaba wibutse kenshi kuruta uzavuga kwibuka atangize icyo akora. Muragahora n'Imana.